ubwo rero twari twambaye civile nk'abantu twari tuvuye mu nzego z'iperereza kandi twaravukiye Kongo, tuzi abenshi bavuga Ilingara n'Igiswahili. Yabaye ngombwa ko kandi twari dufite nuza icyo gihe nari mfite taye ntoya nk'umwana bwaki, twagomba kwinjira hariya tukinjira n'abasirikari dufite ubunyobwa bwo gucuruza kugira ngo dufungurire inzira tumenye amakuru, ese adui ameze gute, yifashe gute muri aka gace. Misiyo yabo abari kwica impunzi hanze, cyane cyane abari muri opposition. Niba wicecekera ntugire icyo uvuga ntacyo bazagutwara, ariko ntugire icyo uvuga ugomba kwicwa. Kandi hano benshi babahinduriye bakongomani kandi ari abanyarwanda, benshi n'abari kuza ubu ngubu barabahinduye kuba babaha amakarita y'abakongomani kandi ari abanyarwanda. Ibiganiro bikaba bishingiye ku buhamya bwa Kapiteni Makanzu Benjamin, benshi bazi ku izina rya Mombutu. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ubuhamya, ariko mbere yuko tunatangira nyine reka manze gusuhuze bwana Kapiteni Makanzu. Muraho neza? Murakomeye, naho ndakomeye bwana Bonere, amakuru yanyu? Natwe twe turaho kandi turashima Imana. Yego, none reka nawe Tarisisi mwaramutse? Waramutse bwana Boneri, wiriwe bwana Kapiteni Makanzu, ndabashuhuje mwese kandi nishimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro cy'ubuhamya bwa Kapiteni Makanzu. Reka nsuhuze rero n'abazakurikira kino kiganiro kandi mbifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kugira aya makuru Kapiteni atugezaho ko bazayabyaza umusaruro, cyane cyane ko hari byinshi batagiye bamenya byabaye, ariko akaba bagize amahirwe yo kubona ubibanyuriramo wabihagazemo cyangwa se uwabanye n'ababikoze bakamuha amakuru. Nkaba rero mbashimiye kano kanya twongeye guhura. Murakoze cyane bwana Tarisisi Munyankindi. Mbibutse ko turi ku masheni yombi ariyo Bonheur TV, Source de Bonheur de la Génération ndetse na Nanze Kubaho Ntariho. Mu gihe kandi mugikurikira bino biganiro ntimukajye mwibagirwa kuba mwaduha ibitekerezo byanyu ndetse mukanakora subscribe ku bantu batarabikora, mukanatwereka ko n'ibiganiro mwanabikunze kugira ngo byibuze tumenye ko ibyo dukora tutarimo kugosorera mu rucaca. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize rero twari turimo tuganira, twavuganye na Kapiteni Makanzu atubwira ku bwicanyi bwabereye i Kibeho ho mu Rwanda, anakomeza atubwira ku bwicanyi bwabereye mu burasirazuba bwa Kongo, hitwa hafi ya za Gicanga n'ahandi henshi. Mwagiye muzakurikira cyane cyangwa se mwakurikiye mu buhamya. Uyu munsi ndagira ngo mbere yuko tunatangira bwana Kapiteni Makanzu, ku bintu mwavuze ejo, ese uko bavuga ngo ijoro ritanga inama, nta kintu mwaba mwatekereje, mwaba mwarasimbutse mwaribagiwe? Noneho tukaba twakomeza, ijambo ni ryanyu Kapiteni Makanzu. Murakoze cyane. Numva hari ahantu tutavuze, ahantu bita Igatoyi,
naho habaye ubwicanyi ariko ntabwo twigeze tubivuga. Urumva twibanze mu kuvuga za Kagusa, Kicanga, Nyamitaba na Kanyatsi, ariko ubwicanyi bwa Katoyi ntabwo twigeze tubukomozaho. Yego, ubwo noneho wabona nyine wafatiraho unatubwira ubwicanyi bwa Katoyi. Nanjye numva narabwumvise ko Katoyi, ariko ntabwo nahageze, gusa n'igihe naba narahageze kwari kuhanyura, ntabwo nahabaye, ariko nanjye ngomba kuba narabyumvise wenda na mbere igihe bahigaga impunzi mwa kara karere. Gusa ubwo unaratubwira nyine igihe ubwo bwicanyi bwanabereye, abari babuyoboye, byagenze bite bwana Capitaine Makanzu? Ubundi objectif yari yo kumaraho cyitwa impunzi zose, niyo ari objectif yo kuzimaraho no kwica abahutu baho ngaho. Katoyi rero habagaho n'ahantu haba ubworozi cyane. Rero abo ngabo bagiye ni batayo bita 5th Battalion, yari iyobewe na murumuna mubyara wa Perezida Kagame. Rero yitwa nde? yitwa Rugambwa. Okay. Rugambwa Steven, ko ari ba Rugambwa babiri, ariko uwo Rugambwa mu byara wa Perezida Kagame ni wari uyoboye iyo ntuza izo operation. Harimo na Surietena wari ubishinzwe, Surietena Nkurunziza Aimable, nawe dufitanye isano nawe. Rero impunzi zari zigiye bari Katoyi. Ikatoyi ubundi bo ntago bari banahunze, ntago bitandukanye n'ubwicanyi bwabereye Kagusa. Abigatoyi babaguye gitumo bakiri no mu mazu yabo, batazi bumva ko intambara iri kure. Kandi Katoyi ni habi cyane, ari umugezi bita Nyabarongo. Katoyi igira umugezi bita Nyabarongo. Uriya mugezi bararashe bafata abaturage baho ngabo bavanzemo n'impunzi, bakoze ikintu cyo kwica nta no gusigaza n'umuntu n'umwe. N'abakongomani babo mu bwoko bw'abatembo bapfiriye muri ubwo bwicanyi bwabereye Katoyi. Rero barakomeje bishe Katoyi, numva harapfuye nk'abantu barenga nk'igihumbi. Harimo impunzi zavuye mu Rwanda z'abahutu, n'abantu bari baravuye mu byabo hepfo bari baravuye mu byabo ahantu bita muri Kiterire za Luki Prito na Kiterire, bari barahungiye Katoyi kuko higeze kubaho intambara y'amoko y'abantu bita ngo ba Shengehunde n'abantuza bita Magrivi. N'intuza yari abahutu bishize hamwe, bari bafite ntuza inka koperative, ariko yo bishize hamwe kugira ngo bazajye birwanaho. Yari koperative y'ubuhinzi ariko bakanirwanaho. Noneho hakabaho n'iyitwa Shengehunde. Icyo gihe rero impunzi zari zivuye aho ngaho muri ibyo bice, zari zarahungiye muri za Katoyi kuko nta ntambara yari ihari. Rero abasirikari ba iyo 5th Battalion nibo bakoze ubwo bwicanyi aho ngaho, bukuriwe na Nkurunziza Aimable. Ndabona ntari kubona ntuza yawe. Ndahari. Waruvuyeho? Yego ndahari. Numva aho ngaho hapfuye
tubariyemo impunzi, tubariyemo impunzi zavuye mu Rwanda, izari zarahunze 94, n'abari baravuye hano bita Ruki no mu Kiterire za semu bita Kibabi, n'abari baturiye inuza aho bita ku Mururu, batikiriye hari ahantu cyane igatoye. Ariko ubwo bwicanyi ntago babuvuga, kandi hapfuye abantu barenga hafi y'igihumbi. Ubwo bwicanyi ntago buvugwa ubu hano hafi, kuko bo igituma batavugwa kuko nta nkambi yari hari impunzi hari. Baraje babana n'abaturage, babaha amasambu, barubaka, baratura, mbese nabo batura nk'abandi. Niyo mpamvu ubwo bwicanyi butavugwa, butandukanye n'ubwa igituma handi buvuga nka tingitingi, kuko bari ahantu hamwe ari inkambi, nka za Mugunga, Katare, kuko zari n'inkambi ya Nyawera za Sud Kivu, nizo zivugwa gusa. Ariko buriya bwicanyi ubundi ntago bugenda buvugwa, kuko babasanze mu gihiriri barica mu baturage, bari mu baturage ntibarobanuraga mbese. Ubwo urumva ubwo ngo ntibujya buvugwa. Sinzi niba kuna kitwe neza ni urize. Ndatekereza ko ubwo nyine niba ari byo utari wavuze kubyerekeranye n'ibyo by'Ikatoyi, ubwo bwicanyi bwabaye Katoyi. Ubwo wenda uko bizaza bigenda kwigira imbere, ibindi bitekerezo bizaza biza, cyangwa se mu gihe tuzaba abari gukurikira ibiganiro batanze ibitekerezo, ubwo hari ibindi tuziyungura twakubaza bihagije. Bwana Tarisisi, hari ikibazo waba ufite wahereza Kapiteni Makanzu? Ikibazo mfite, sinzi niba Kapiteni Makanzu ashobora kuba afiteho information, kuko amakuru tugomba kubona na yo muri Masisi na Rucuru, ariko hari akandi gace gaturanye na Masisi, cyane cyane nko muri zone ya Karehe. Ntabwo nzi niba yashobora kuba yaramenye amakuru yaho, kuko hari impunzi zari ziri mu nkambi aho bita Ishanje, zahiciwe, hari zimaze kuhicirwa zihunga, hari ziciwe ahitwa Rumbisi, kandi naho ndumva ni hafi ya Masisi neza. Ese haba hari amakuru waba waramenye ku bwicanyi bwakorewe muri ibyo bice? Iriya batayo 5th Battalion ya Rugamba, Steven Rugambwa, niyo yari deployinze biriya bice byose. Yari batayo ariko irimo abasirikari 3,000. Bari benshi ko bafashe abasirikari basanzwe bagiye bishe biriya bice. Biriya duhere Ingungu, Mushaki kwanza, dukomeze mpaka Ngungu, niriya batayo yabikoze. No gukomeza mpaka hirya izo za Katoyi. Umva nari nabajije Karehe, yes, nabuze Rumbisi na Shanje. Rumbiji niko bayivuga kwishusha kwa Rumbishi cyangwa Rumbiji. Hakabaho Rumbiji ebyiri, hari iyo ngiyo ya Karehe niya hano bita Burungu. Rero ya Burungu nta abantu bari. Rero hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo Rumbiji akahita ayitiranya n'iriya ya Burungu, ariko turavuga biriya bice bya Ngungu, Karehe, kuko habayemo iyo umuntu avuze kuri ya Rumbiji ahita buriya bwicanyi bwa hariya bwa Karehe nanuza uhita witiranya, wahita ubwitiranya na buriya bwa za aho bita Burungu, Rumbiji. Bwakozwe na batayo imwe. Iyo batayo na mubyara wa Kagame witwa Rugambwa Steve. Batayo ndumva waratubwiye ko ariyo we na Nkurunziza Aimable.
Nkurunziza Aimable yari nka OC ariko yari afite abasirikari ayobora bagera hafi muri 300. Okay. Dukomeza bwana kapiteni, Mukuru wanjye ni mukuru wanjye wo kwa data, papa mukuru. Okay. Dukomeza rero turagira ngo noneho twerekeze utubwire inzira wowe wanyuze ujya kurwana muri Kongo muri icyo gihe, kuko watubwiye ko wahagurukiye i Kanombe ikibuga cy'indege mukerekeza muri Zambia niba nibuka neza. Mushobora kuduha inzira mwanyuze, ibyo mwahaboneye cyangwa se ibyo mwahakoreye? Twahaguruka i Kanombe, twahagurutse i Kanombe tujya, kuko twagomba guca muri Zambia, kuko biriya bice byabaye ngombwa ko u Rwanda runegosya na Frederic Kiruba, niwe ari perezida wa Zambia icyo gihe. Aduha inzira rero yo kugira ngo duturuke, indege yatugejeje Lusaka, irongera isubira i Kanombe, tuva Lusaka n'amamodoka atugeza ahantu bita Kitwe. Tuva Kitwe twinjira Kasumbalese. Rero Kasumbalese, Kitwe ni mu gice cyaguca, ariko Kongo ikagira iyo bita Kasumbalese. Ubwo rero twari twambaye civile nk'abantu twari tuvuye mu nzego z'iperereza, kandi twaravukiye Kongo, tuzi abenshi bavuga Ilingara n'Igiswahili. Yabaye ngombwa ko, kandi twari dufite twari dufite nuza, icyo gihe nari mfite ka taye ntoya nk'umwana bwaki, twagomba kwinjira hariya tukinjira n'abasirikari dufite ubunyobwa bwo gucuruza, kugira ngo dufungurire inzira tumenye amakuru, ese adui ameze gute, yifashe gute muri aka gace, kugira ngo tumenye inzira zose mbese zihari, kuryo cyaba abandi basirikari bagombaga kuza bagomba kuza kugira ngo baze bisanga, tumenye ngo hano adui arahanaha aha niko kazi, niyo mpamvu niho twaciye, niko kazi dushinze gukora. Ukuvuga ngo mu mwagiye Kasumbalese nta n'ikibazo gihari. Twinjiye Kasumbalese, twinjiye Kasumbalese twinjiye Kasumbalese twambaye civil ariko dufitemo n'imbunda. Ubwo tumanza kukontrola eneo ukuntu zimeze, tumaze gukontrola abasirikari nibwo baje rero, nta n'imirwano yabereye. No kuvuga ngo mwagiye mwambaye nk'abasivile, ariko se no kuvuga ko Zambia ibaha inzira yari zikwihaye abasirikari cyangwa yari zikwihaye abasivile? Oya, yari haye abasirikari. Igikundi nambukiyemo twari twambaye civile, ariko abita advance pata, kugenda kwanza kurekinga tumenye bimeze gute abakongomani, kuko icyo gihe abitwa aba DSP bari barabanyanyagije hose, n'abitwa abakotenja bari barabanyanyagije hose, kugira ngo twagira ngo tumenye neza niba hari abasirikari ba Habyarimana bahari, kuko n'ubundi nibo twarwanaga nabo, bari bakomeye, kuko abaho kwa Mobutu bo bari kwirukira, aho twarwanaga tukomeye kiretse twahuraga na XFR. Abandi basirikari bari inyuma, indege yaje irimo abasirikari n'imbunda, ibikoresho byacu, n'igikundi cyambaye civile. Zambia rero yatanze inzira iziko ihaye abasirikari, ntabwo yahaye abasivile, ko n'imodoka tuva mu nzira za Lusaka twakoresheje imodoka zabo. Icyo gihe mugenda mwambaye civile mwanganaga iki se, mwari muyobowe nande? Tugenda twari twambaye civile, twari abasirikari 100, twebwe abasirikari 100, tuyoboye n'uwitwa Eric Gandika. Yari afite repeti? Icyo gihe yari ajida chef, ariko ubu ngubu ni colonel. Tarisise, waba ufite ikibazo mbere ko dukomeza? Ikibazo ndashaka kumubaza,
nzi ko muri biriya bice hariyo murokore sindi kwibuka irindi zina ryiwe. Ese mwaba mwararwananye na murokore? Eric Murokore, voilà. Lieutenant Colonel Eric Murokore. Mwaba mwari muri kumwe? Niwe twamushikiye, niwe watwakiriye. Niwe ariko yaraturutse we ntabwo yaje n'indege guturuka Zambia. Eric Murokore we yaciye mu bice bya Sud Kivu, ubwo rero yaje niwe yakoze ubwicanyi bwa Kalemi, kuko niwe biriya bice byose ubundi twe twaje nko kugira Murokore yaje hadusanga. Nuko mu gihe nashaka kongeraho nanone nuko abadukurikiye nuko iki gihe turi kuganiraho ni igihe cy'intambara ya 1996 ubwo habaga gutera Zaire, intambara yiswe guerre de libération. Kapiteni Makanzu Benjamin kwari kutubwira iyo ntambara ya 1996 aho yayirwaniye, atubwira n'ibyahabaye. Bwana kapiteni wakomeza. Wari ukomeje kuri Eric Murokore, n'ubundi nari no kumuvugaho. Twebwe tukihagera abasirikari ba Mobutu tumaze kumenya eneo, abasirikari bari basigeza bitaza Kitwe. Ubwo rero bahise bambuka barashaho nk'amasasu make, byabaye nka kuri abafashe Kagitumba naniko bafashe za Kasumbalesi. Abasirikari barirutse barigendera, bamaze kwigendera hinjira abasirikari bacu. Noneho haturuka n'abandi bavuye kwa Eric Murokore, bari bava mu kiki gice za Kauzi Biega binjira muri za Kalemi. Ubwo naringeze mvuga ko uko imirwano yabaye uriya mpaka wa Kasumbalese wafashwe nk'uko Kagitumba yafashwe. Nta n'imirwano yabaye, kwari kurasa gakeya, kandi noneho natwe turimo ndani turarasa, bahita bashiduka baravuga aba bantu batwinjiyemo ndani. Abaje ku mupaka barashe amasasu makeya, natwe tusubizaho makeya, noneho bahita biruka barikomereza. Abasirikari bo kwa Mobutu nta n'imirwano yabaye, mbese kwari kurasa tworoheje cyane. Numva nyuma yaho byagenze bite? Mwakomereje he? Imirwano mwahuriye hehe n'impunzi? Ushaka kutubwira uko byagenze bwana kapiteni? Impunzi zari mu bice hari impunzi zari zaravuye za Uvira. Iriya Uvira no ziriya za Minembwe umva mu Banyamurenge, ukomeza guca utunguka Kalemi, ni inzira igoye. Rero impunzi zishwe za Kalemi, zishwe na Murokore. Niwe watanze itegeko avuga ngo ntabwo nshaka ko mufagiye, ntabwo dushaka ikintu cyitwa umunyarwanda wahungiye ahangaha. Umva ariko yifashe. Bwana kapiteni, mu gice nari ndimo, nubwo yenda atariho wari uri, ariko yenda ushobora kugira amakuru. Mu gice nari ndimo, uriya muhanda nyine uva Bukavu Bunyakiri Warikare ukajya za Tingitingi, hari hayobowe ndumva ari muganga Mubaraka Muganga ari wari uhayoboye. Ndetse kuri iyo furo hari n'abasirikari bangora. Ese mwebwe aho hepfo mwari mwenyine, nta bandi basirikari b'ikindi gihugu mwari muri kumwe nk'uko Mubaraka ari kumwe n'abanyangora? Twari kumwe n'Abarundi. Abarundi bari baturutse muri za Tanganyika, nibo banafashije mu kurasa za Kalemi, kuko icyo gihe hari akantu nibagiwe muri ibyo bice kuko tuva hariya abasirikari bacu igikundi kimwe
cyahuye n'abasirikari bitwa ubu ngubu menya bari nibo guverinoma y'u Burundi ba CNDD FDD. Rero abasirikari ubwo twebwe twaje kwiyunga none n'abasirikari b'i Burundi, ariko mu rwego kudufasha kurasa kuko twinjiranye imbunda zoroheje za machine gun za SMG na twaronsha grenade, ariko abarundi babo bari bafite badufashije mu kurasa n'amato yabo, bari bafite imato y'intambara. Rero yariyo za SAT7 za Katyusha nizo zafashaga mu kurasa. Ubundi abarundi nabo bishimunzi cyane z'abanyarwanda. Nabo twari turi kumwe abo ngabo uvugana bari kumwe na Mubaraka Muganga na bari barahunze kera ku bwa Nuza ku bwa Kabila, bari basaba babitwaga abajandarume Katange. N'ubundi bari basanzwe bari abakongomani bahunganye na Kabila igihe cya Murere. Rero baje bundi bari banashaje kwanza, harimo abakuru twabitaga abajandarume Katange. Ntabwo ari abanyangora, ushobora kubivuga gutya akagira ngo ni Angola yadufashije icyo gihe. Oya, n'abajandarume Katange bari bavuye muri Katanga bari kumwe na Kabila. Niyo mpamvu babitaga jandarume Katange. Nibo bafatanyije hamwe na Mubaraka Muganga. Okay, birashoboka bwo twe twabitiranyije n'abanyangora kubera ko bavugaga harimo bavugaga igiportugali yenda buriya niba baritoreje muri Angola birumvikana. Ubwo twabitiranyije bitewe n'ururimi twumvaga bavuga, twe twari tuzi ko ari abanyangora. Urakoze kuduha ibyo bisobanuro. Bwana Boneri, mu gihe kapiteni agitunganya kamera yiwe ndabona agarutse. Bwana kapiteni rero wakomeza kandi urakoze ku ibyo bisobanuro. Nari mbivuze ko bari abanyangora kubera ko twumvaga bavuga igiportugali, hanyuma tukagira ngo ni abanyangora, ubwo twabibeshyeho rero. Wakomeza. Ubundi Angola ntacyo yadufashije, nta kindi gihugu twavuga ngo cyadufashije mu gutera Zaire, ahubwo Zaire yari ifite abasirikare benshi. Bamwe hari n'ahantu twahuye n'abasirikare b'abacyanshuro, nabonaga imirambo y'abazungu twarashe, utamenya nta n'icyangombwa afite, utamenye igihugu niba ari icyayi. Ariko hari abo twigeze gufata b'abasudani bo kwa Omar El Bashir, bari bageze n'abacadiyemo bakeya bacade, abasirikari bacade. Bakiretse hari ikindi. Ariko bwana kapiteni, iyo tubwira ko nta bantu babafashije muri urwo rugamba, byumvikana bite muri 1996 u Rwanda rwagiraga abasirikari bangana iki ku buryo babashije kwinjira igihugu cya Kongo bakakijagajaga kugeza bageze i Kinshasa? Sasa u Rwanda rwari rufite abasirikari benshi kuko ku 94 u Rwanda rwaratereninze abasirikari benshi n'95 benshi impunzi zari zivuye Kongo, arimo bari wumva Barorankunda, niyo initeke yabo General Rorankunda na Kabila. Bari abasirikari benshi barageze 20,000 bari bapasinze. Urumva 20,000 bari bapasinze, barangije imyitozo za Gashora na Gako ni Gabiro ni Nuza na Mudende habereho hareho batoreje. Urumva abasirikari bari benshi cyane. Ntabwo umusada nta kindi gihugu kigeze gifasha u Rwanda kiretse ku basirikare, ariko ibikoresho
byavaga hanze bien sûr byavaga hanze ibikoresho bikomakomeye byavaga hanze mu kiriya gihugu cy'igihangange byazanaga n'abanyamerika nk'ibyo guhanura indege ziriya za SPG kurasa ibifaru yari byaratanzwe n'abanyamerika ariko nta musirikari nta gihugu cyatanze musahada w'igisirikari ngo kije ko ngo baje gufasha u Rwanda ariko abarundi bafashe mu biriya bice bya nabo ariko barasaga kubera badufashije mu kurasisha amato kubera afite amato y'intambara nabo bari bakurikiye umwanzi wabo ariko ntibigeze bava mu biriya bice bye aho bita Muriro ariko Muriro cyane cyane ariko abagande mwari kumwe bwana captain abagande binjireza Kisangani nabo bafashe ku giti cyabo ariko ntago abagande bavuye mu gihugu cyabo bahita binjiraza mu biriya bice bya Kisangani Butembo za Kasindi niho binjiriye ariko bikubitana n'abasirikari bacu n'ubundi bari bariyo bwana captain mwe mumaze kuva aho ngaho mwahuriye n'abasirikari bari baturutse za Bukavu bazamuka mumaze gukora gutanga amakuru ariko kazi mwe mushinzwe bwo kureba uko ubutasi nyuma yaho mwakomereje he twakomereje iya nzira ijya Lubumbashi hari gari ya moshi twagomba gukurikira ari yikoreye abasirikari bari bahunze niyo twakurikira uriya muhanda wa gari ya moshi niyo twagiye dukurikira twebwe hanyuma hagati aho ngaho naje kuraswa ngira nuza ya fragment ya ikubita hano mu mutwe mita sa nkusubiye inyuma baza kumvurira ariko nagiye kwivuriza i Burundi nigiye gitoya kuko niho hari hafi niho bari bafite ubwato bw'intambara bwihuta butwara Bujumbura nyuma tuva Bujumbura tujya i Kanombe tuva i Kanombe tena nsubira tena muri Kongo none ubwo usubiyeyo mwakomereje he ahandi hantu mwahuriye n'impunzi aho ubwicanyi bw'impunzi bwabereye ni mu kahe gace herekera he hari badorite intambara igiye kurangira hari impunzi zari zamaze kwigira nk'abakongo zari barigize nk'ubwo bwoko bashaka guhungira za ntuza bitandukanye ubundi hariya kumva ngo bicaga impunzi babonye ko bidashoboka ko bazikira rimwe bakabareka twikiremo tugeneremo n'abakongomani bigeneramo n'abakongomani wamenyaga ko umunyarwanda ko ari abanyarwanda barashwe ariko dukoze mu mifuka yabo bamwe bitenge ugasanga afitemo amanoti amafaranga z'inoti z'igihumbi zigiye gusa n'amadolari zo kwa Habyarimana abandi bari bafite n'amarangamuntu nibwo wamenyaga avuga uyu nguyu ni umunyarwanda ariko mu biriya bice ubwicanyi bundi buriya bwa badorite bashaka guhungira muri za nuza za iriya Centrafrique icyo gihe ujya badorite ni mu wuhe mwaka ko watubwiye ko muri 1996 wari uri epfo ngiyo badorite wagiyeho mu wuhe mwaka badorite nagiyeho muri iriya 97 yari bigeze muri 97 mu kwezi kwa 9 mu kwezi kwa 9 nibwo nandi mu kwezi kwa 9 guke kwezi kwa 9 mu matariki ahera
hanyuma ubwo kugeza mugarutse mu Rwanda warwaniye he? Nakubwiye inzira narwaniyeho. Ahandi narwaniye ni za Kipushi. Kipushi ni hafi na Angola. Bwana kapiteni, iyo ntambara tubwiye nk'uko nabisobanuye ni intambara ya 1996, intambara yiswe intambara ya liberasiyo ya Zaire. Intambara ya 1998 ubwo Kabila noneho yabasezerorowe James Kabarebe, iyo hari icyo yiziho. Icyo gihe nari narashwe hano isaso ryanga nari narashwe hano bazanye i Kanombe kwivuza bwa kabiri. Iriya ntambara ya kabiri Kabila aduhinduka yaduhindutse ndi mu bitaro ngewe. Kuki Kabila uvuga ko yabahindutse? Bo urabona ubundi icyo gihe urumva ko twari turi kumwe nawe, twari dufatanyije urugamba, urumva, hanyuma hari ibyo atumvikanye n'abayobozi bacu. Ariko mu gufatanya urugamba mwebwe uko mwarwanaga mwumvaga mufatanya urugamba ngo muje gutegeka Zaire cyangwa mwumvaga ari ukumufasha kugera ku butegetsi kugeza ubwo uvuga ko yabahindutse? Ubundi twebwe mu mabwiriza ya gisirikare twari twarahawe mbere yo gutera ubundi abasirikari binjiye muri Kongo muri 1995, niko bamwe batabizi, ariko byinjiye muri 1995. Ariko muri icyo gihe rero hari kuvuga ko tugiye kwigaruriza imipaka yacu, n'abasirikari bacagamo abitwaga ba PC bazaga kwigisha abasirikari, kavuga igihugu cyacu byagenze uku Kongo yatwaye ubutaka bwacu, rero tugiye rero kubwigaruza. Niyo kwari kwambuka gucya kugira ngo kwibigaruza. Biriya byo kuvuga ngo twari gutangurana n'ingabo za XFR ko zigomba gutera, ariko twagiye niko abasirikari twari twigishijwe tugiye kugaruza Kivu. None se iyo ugaruje Kivu wagera Kinshasa bigenze bite? Urumva natwe byo tayari baravuze ngo Kivu imaze gufatwa, lakini vite yendere tufate adui mpaka tuendelee mpaka Kinshasa. Birumvikana ko hari byinshi abantu batigeze bamenya. Bwana kapiteni Makanzu, uratubwira ko mwambuka muri 1996 mutera, bababwiye ko mugiye kugaruza imipaka, mugiye kugaruza imipaka ubutaka bwanyu nk'abanyarwanda, mbega muri make babitaga abanyarwanda, kandi nyamara mu gihe babatozaga barabashyize ukwanyu nk'abanyekongo. Kuki byahindutsemo ko mugiye kubohoza ubutaka bw'abanyarwanda bwagiye kuri Kongo, aho kugira ngo byibura mugende mugiye kubohoza Kongo yari iyanyu? Babasobanuriye ko ibyo bintu byari bimeze gute? Urumva umusirikare iyo bakugira, ubundi igisirikare cyacu cy'icyo gihe twakoraga, nta barakubwira we comprendre badaye, nta n'ikibazo, ntuwemere no kubaza, ntabwo wemere kubaza. Ariko abakuru bari muri twebwe nk'uwitwa General Bishogo b'Abanyamurenge, bo ntago babyumvaga, ntago twari dutandukanye. Twebwe tuvuka muri Nord Kivu na bariya bavuka muri Sud Kivu, imyumvire yacu ntago yari kimwe n'iyabo. Rero nta nubwo wagombaga kubaza ngo ubaze ngo ese ko intambara igeze ko tumaze gufata Kivu, gukomeza ziriya za Kalemi turashakaho iki kindi. Abanyamurenge barabikompreninze, ngira batangiye no kubica. Niba mwarakurikiye, nibo habaye
nibo haje no kubamo n'ikibazo cyo gushwana nabo abanyamurenge, hazamo gushwanamo witwa Masunzu mujya mumwumva, n'uwitwa Masasu ngira nawe mujya mumwumva nawe ko hari habaye ikibazo cyo gushwana babajije nk'icyo kibazo wowe ubajije. Icyo kibazo rero kukibaza byari urupfu, ntabwo wari gutinyuka ngo kibaze. Ababibajije hari na Surete na Claude yigeze kubibaza, yavuga ko adashobora kuzagaruka mu Rwanda kuko n'ubundi mwari mwaratugiye ko tugiye kubohoza imipaka y'u Rwanda, ariko ntago bibayeho. Twebwe rero nta mpamvu yo gusubira mu Rwanda, turaguma muri Kongo. Icyo gihe we baramwishe, yarapfuye nawe. Hari n'abandi basirikari babigendeyemo ndani, benshi baratotezwa bikomeye cyane kubera icyo gitekerezo nk'icyo uvuze gusa. Rero urumva ntawe ari gutinyuka ngo abibaze, uwabibajije yarabizize. None kapiteni, nkamwe uyu munsi iyo musubije amaso inyuma cyangwa se muri icyo gihe cya Kabila, mwumvaga ko byari bikwiye ko Kabarebe nk'umunyarwanda ajya kuba chef d'état major w'ingabo za Kongo? Ntabwo ubundi Kinshasa imaze gufatwa twarabonye natwe biradutungura, tubona Kabarebe ni umugande, urumva, tubona brigade menshi, amabatayo menshi ayoborewe n'abanyarwanda, abasirikari benshi ari abanyarwanda abayobozi bita Murokore na Dani Gapfizi twitaga Kimasa, na ministre w'ububanyi n'amahanga yitwaga Bizima Karaha niba nibuka. Tumvaga biducyanze kuko n'abakongomani n'undi twaraganiraga bakomporeninga, aravuga ariko Kabarebe ntabwo ari umukongomani, Kabarebe n'umunyarwanda, aba chef d'état major. Murumva mwebwe mutatuvangiye mu gihugu, tukumva turatsinzwe. Abasirikari byari barabashobeye kuko abasirikari benshi n'abakurikiye iki kiganiro baribuka abasirikari abanze bitwa ko tuvuka hariya, twatangiye kuzamo kariya kanuza ka ideology ko kumva ko twebwe twaje nk'abakongomani, twaje nk'abazayiro. None kuki dutegekwa n'umunyarwanda? Ubundi u Rwanda none wabiganiraga wese yarabizize, urumva natwe ntabwo twabyakiraga. Bwana kapiteni, wambwiye ko intambara ya 1998 itayirwanye ko wari wararashwe, ariko watubwiye mu kiganiro twakoranye ko muri 2004 bamaze kukudemobiliza baguhaye kandi kazi ko kuza muri Kongo gukora muri CNDP. Ngendeye kuri icyo kibazo n'ubundi maze kukubaza, muri 1996 mwarwanye intambara, mubona bigeze Kinshasa, mubona Kabarebe babaye chef d'état major. Muri 1998 nabwo muri RCD nabwo murarwanye, nubwo utaruhara ariko warabikurikiye. Bageze Kinshasa, hari abanyamurenge binjiye mu butegetsi, ariko n'ubundi izo ngabo n'ubundi zakomeje, ingabo z'u Rwanda zakomeje kugira influence n'ubundi mu ngabo za Kongo. Hanyuma muri 2006 cyangwa 2007 bashyizeho CNDP. Bababwiraga ko n'ubundi nk'intambara ya CNDP nkayo wayibayemo, wagiye no gutegura uburyo CNDP izakora. Bababwiraga ko CNDP yo yari igamije iki? Yari igamije gufata Kongo cyangwa n'ubundi nizambi mwari mu kirwaniro? CNDP ubundi yagiyeho ari nk'intuza yo uko twagiyeho kwanza nka briefing ngewe nahawe cyangwa n'abandi bayobozi twari turi kumwe b'abasirikari, kwari gukomeza guteza akavuyo hariya muri Kongo, kugira ngo tutavayo kuko hari abasirikari benshi bari
kuko Amerika yari yaravuze ko abasirikare bagomba kuva hariya, ariko u Rwanda rwo rukavuga ko rutagomba kurekura kiriya gice, rero ko mugomba gusubirayo. Mbese nta n'uwasobanura impamvu ya CNDP kuba hari udetse ubujura gusa, kuko ibyo batubwiye ko ariko uravuga baravuze se, murabona ko Kabila yaduhindutse akica n'abasirikare agafatanya na XFR interahamwe, niko bavugaga. Rero nitutajya gutabara abanyarwanda bari hariya b'ubwoko bw'abatutsi ntacyo tuzaba twakoze. Rero hagomba gushingwa imitwe ijya hariya, niyo mpamvu ni muri urwo rwego CNDP nawe yagiye ijya gushingwa hariya. Bitandukanye kuko nanjye nari mfite inuza yanjye, nari mfite wenda tuzabiganiraho ejo, ariko nari mfite umutwe wanjye w'abasirikare, kuko iriya nuza nari isubiyeho bwa kabiri, nabyita bwa gatatu, bwa mbere ku bwa Mobutu, bwa kabiri kuri iriya bwa Kabila nuku bwa RCD, wenda na aise gani tena ndumva ku bwa kabiri ari CNDP, ubwo noneho bwa gatatu ubwo bikaba ari icyo gihe nyine washinze uwo mutwe wawe, niba nakurikiye neza. Mbere yo kujya muri CNDP, mbere yo kujya muri CNDP nari mfite umutwe njyewe ubwanjye, nari mfite umutwe kubera ngira nawushingiye Kagusa. Biriya byo wenda tuzabikoraho ejo icyo kiganiro ikindi gihe, kuko etape nagiye njya Kongo, etape nyinshi, zimwe zizwi n'izindi zitazwi. Ubundi CNDP yashinzwe nk'uko indi mitwe ishingwa, nk'uko mubu hari imitwe ishingwa, mbese yari systeme yo kugira gutesha Kongo amahoro no kwiba. Mbese none sinzi niba masubije ya Tarisise igisubizo kirakunyuze. Ndumva byumvikana, yenda geretse niba hari ubutumwa muri bituri kuvuga waha abagikomeje muri izo ntambara, bakomeza no kubeshya abaturage batabizi, bavuga ko ngo babarwanira kandi bigaragara ko bafite gahunda bahawe zo guteza umutekano muke hariya no kwiba gusa, ariko bakaba babeshya ko ngo babashakira igihugu cyabo kubera ko Kongo itabemera, ngo abatutsi hariya Kongo ntibemera, ngo bakeneye kubona igihugu cyabo bigengaho, cyangwa se bakeneye gukorana n'u Rwanda kugira ngo rubarindire umutekano. Ndagira ngo yenda ni hari ubutumwa ufite tukiri aha ngaha waha abakiri muri izo ntambara ubutanga. Abakiri muri izo ntambara, inama ngiye kubaha nuza ko biriya barwanira ko atari byo ari inyungu z'u Rwanda, kuko bavuga ngo abatutsi ngo baricwa hariya, kandi aribo bakoresheje abatutsi n'ubundi b'abasirikari kujya kwica abaturage hariya. Rero bamwe abasirikari benshi bamwe ntibaba babizi, kandi ko hari igice kimwe gica muri bo kikajya kwica abaturage. Rero nahamagarira abari muri ubwo bwicanyi, abari mu bwicanyi bari gufatanya na leta y'u Rwanda ko ari abanzi. Ngira hari umwe twakoranye ikiganiro, yabaye umwana mwiza, n'umusirikari hariya, ari muri M23, hari urubuga twari twahuriyemo agerageza gutukana, ariko ndamusobanurira biba ngombwa ko arira, arababara, aravuga kweri ko namweretse inzira nyinshi. Navuga reba hano ubwicanyi bwakorewe Kicanga, reba ubwicanyi bwakorewe Burungu, reba ubwicanyi bwakorewe ahantu bita mu Rujebeshe, aho bita mu Kajagari, reba ubwicanyi bwakorewe za Kirorirwe, ubwicanyi bwakorewe mu Bwiza. Namweretse
inzira nyinshi abatutsi bagiye bicwa kandi bicwa n'abasirikari bacyo. Ndabimubwira urabukaba naba bagiye bicwa n'abasirikari aha naha ibyo bice mbivuze. Uwo musirikari yahise abyumva, arabyumva arababara, aravuga none se afande umutwe tuzabigenza gute? Navuga reba urugero kuri Rorankunda, twarakoranye ariko amaze kumenya ukuri barabyanze, baravuga reka tumufunge, ubundi bashaka kumwica ariko babona ko kumwica biza kuzana ikibazo cy'impunzi z'abagogwe bari bafungiwe mu Rwanda n'ubu ngubu ziriya nkambi. Wumva umusirikari ndamusobanurira ahita byumva. N'abandi rero bakurikire bumvireho, abasirikari bava muri Republican Guard nibo bari abakomando bavuye nasho, nibo bakora ziriya operasiyo zo kwica bene wanyu, nibo bakora operasiyo zo kwica bene wanyu. Muha urugero, namwe reba abasirikari barashwe ku ntambara ziriya zabaye muri Isake igihe cya CNDP ari buyobowe na Colonel Kabunde, ubu ngubu ni general. Abasirikari barashwe aho ngaho n'abaraswe Rumangabo babazanye Kicanga, ariko nyuma mu gihe igihe bafataga Rorankunda no kuva abo basirikari barishwe n'igihe cyo kuvanga n'ingabo za Kongo igihe habagaho mixage brassage. Abasirikari bari bararashwe, ubu ntabahari kandi hararashwe abasirikari benshi, dufite amakajoriti menshi za 800, ariko ntabahari. Ntiwababona i Kanombe, ntiwababona muri Kakatindo, ntabahari. Ndabimwereka umusirikari arabyumva, n'abandi rero bumvireho. Kapiteni, ndagira ngo nkubaze wowe nk'umusirikari nk'umututsi uvuka muri Kongo imasisi hano za Kicanga, usobanurira abakumva gute ko murwanira uburenganzira bwo muri Kongo mu gihe abenshi muri mwe mwese mwari abasirikari bo mu gisirikari cya FPR? Ibyo bintu byumvikana bite niba atari u Rwanda rutera Kongo ahubwo bikitwaza ko ari abanyekongo? Ibyo bintu bisobanuka bite? Nkuko n'ubundi nabivuze mu biganiro byanjye bundi bushize, wenda mwebwe niko tutaragikoranye. Ubundi u Rwanda ntago ari inyungu n'ugutera Kongo, ntago ari inyungu z'uko ngo bari gutabara abatutsi hari. Oya, ni inyungu z'u Rwanda, kuko izo nyungu muzabireba. Nabaha akantu kamwe mutari muzi. Igihe cya CNDP cyangwa cya M23 ya kabiri apani iya gatatu, habayemo kutumvikana, ariko kuko ari inyungu z'u Rwanda. U Rwanda rwashatse ko rwica Ntaganda, ariko Ntaganda abarusha, arabamenya kuko yamaze kumenya systeme zose ko batarwaniraga ngo abatutsi ku nyungu z'abatutsi, kumbe ahubwo n'u Rwanda rwirwanira ku nyungu za. Niyo mpamvu rero u Rwanda na ziriya ntambara zindi abarizo ni z'u Rwanda, ntabwo ari z'abatutsi bavuka hari. Wansubije, ariko ndagira ngo nongere nkubaze, wakomeje kutubwira ukuntu FPR yakomeje kwica abatutsi kuva itangira kugeza kuri uyu munsi wa none. Namwe mugahaguruka muvuga ko, ntabwo nzi niba muvuga ko murwanira abatutsi cyangwa se ko murwanira kugaruza ku karere kanyu kagiye, nk'uko Paul Kagame nawe yabivuze mu minsi yashize, bavuga ko ngo bashaka kugaruza ubutaka bw'u Rwanda bwagiye. Ibi bintu mukomeza gukora abatutsi bapfa kuva mutangiza intambara kugeza uyu munsi, ni iki ushobora kubwira abatutsi by'umwihariko? Ese ntabwo mwicuza ibintu mukora? Kuba abatutsi bakomeza kwicwa babeshya ubutegetsi bwa Kigali, ukabesha ko ari interahamwe, ko ari abantu bahunze, ko ari les ex-FAR babica, ibyo bintu kandi mwewe nawe watubwiriye ko kuba n'abanyamurenge barasubijwe mu Rwanda yari amayere
ya FPR yakoresheje kugira ngo babone ukuntu babona ubwitwazo. Ubu ntabwo mufite ukwicuza kuba abatutsi bagiye gushira kubera mwebwe ubwanyu? Rero kwicuza niyo mpamvu tutafatanyije nabo. Ndakugira ko muri iriya M23 wumva atari abatutsi bavuka Kongo, abayikwirwana bariyitirira ko bafasha abantu bakeya, babashyira muri politike, babana abavugizi, uzajya ubibona. Ariko abasirikare ni Rwanda, ni RDF, ni abasirikare bavuka Gitarama, ni abasirikare bavuka Mutara, ni abasirikare bavuka Kibungo, ni abasirikare bavukiye Uganda, ni abasirikare bavukiye Burundi. Abakongomani b'abagogwe bitandukanyije nabo, niyo mpamvu no mu nkambi baje baranabica, na niyo mpamvu bagenda bagafagiye muri Kongo hari bakica bitira ko bari kwica abatutsi kandi ari RDF. Iyo RDF ujya kwica bari abatutsi bo muri Kongo, ntabwo ari abana bavuka hariya, bamwe barabyanze baricwa, badeployinze n'uwitwa Colonel Jomba arabyanga, aravuga ntago najya kwica bene wacu. Bamwe barabyanze, abandi barabizira, abandi barahunga. Hano mu Afrika tugeze nko mu 3,000 twahunze tuvuka Kongo b'abatutsi. Turicuza mbere twakoraga byo tutaramenya ko ari inyungu z'u Rwanda, twarwana inyungu z'u Rwanda. Aho tubimenyeye twahise twivanamo. Bwana Kapiteni, hari ikibazo utumye nintekereza kukubaza, yenda niba hari icyo ushobora kukivugaho uransubiza, kandi niba nta n'igisubizo ufite nta kibazo. Hari abantu bagiye bafatwa mwari ya makambi y'abagogwe cyangwa se abanyamurenge bahungiye mu Rwanda, bagahabwa resettlement hano muri Amerika, ndetse abandi bakajya no muri Canada, sinzi no muri Australia baragiyeyo. Ariko hari abantu nk'abo ngabo bagiyeyo bitwa ko ari abanyekongo, ndetse aho turi kumwe hano ubona kenshi bashyigikiye ruriya rugamba rwose, ku buryo udashobora no kubavugira uruhande ngo wavuga nabi wavuga nabi u Rwanda, wavuga nabi FPR iruhande rwabo. Ubona ko byanze bikunze bashyigikiye iriya ntambara ya M23. Abo bantu watubwira ko atari abagogwe, atari abo banyamurenge baje hano, wabiduhaho iki ibisobanuro, Bwana Kapiteni? Abo ngabo ntabwo ari abanyamurenge, si n'abakongomani. Benshi bamwe uzasanga ari n'abanyarwanda bavuye Bugande. Leta y'u Rwanda irabafasha, ibaha amakarita y'ubuhunzi bita abakongomani. Uzanakorana nawe ikiganiro uzasanga nta n'igiswahili bazi, usanga nta n'igiswahili bazi, n'inanga baruzuye. Ntabwo ari abakongomani bariya, ntabwo ari abakongomani. Babahaye intuza kuko benshi harimo n'abarundi. Iriya ni misiyo bahawe, niyo mpamvu ubona bari hirya no hino, usanga kandi ubona ari abana batoya, ni generation ntoya. Umubajije se yinjiye igisirikare ryari cyangwa iki, benshi n'abana, ni urubyiruko rutoya. Nta musaza uzumva ko azashigikira iriya ntambara. Tasisi nimba yagusubije, reka nanjye mfatireho ku icyo kibazo cyawe. Nakunze kumva benshi mu banyamurenge babivuga, ndetse hari na bimwe natwe twibonera bivugwa ko abenshi mu bahabwa ibyo bita resettlement byo kuvuga ngo ubundi mu Kinyarwanda babyita ngo iki, babyita ngo ikira, mu Gifaransa bavuga ngo ni
reinstallation ni uguhabwa koherezwa mu bindi bihugu nyine mu bihugu wala uri impunzi. Abo bantu benshi bavuga ko arimo abahoze ari abasirikare. Ibyo bintu ndetse rimwe na rimwe hari n'abantu bicwa mu ibi bihugu by'amahanga bigakekwa ko nabo bafitemo uruhare kandi baraje bita impunzi. Ese ibyo bintu hari amakuru bifiteho ko mu by'ukuri mw'abo bantu ko kuboherezwa harimo abasirikari cyangwa n'impunzi zisanzwe? We n'abasirikari na hano barahari, na hano muri Afrika barahari b'abasirikari bonzi, ariko bafite inuza ya Kongo, bafite iriya nabyita ni statiniki iyo ngiyo waruvuze bitwa ko ari abakongomani ariko hari nka Captain Mugenzi Andrew ari menya yaraje yongi Burayi, avuka Gikongoro, akaba yarinjiye igisirikari muri 88 cya NRM, ariko ari yongiyo nk'impunzi y'umukongomani. Iyo umuntu wavutse Gikongoro ngaho ngire ni yabaye impunzi y'umukongomani ngo avuka Uvira. Urabyumva? Rero ni benshi cyane abasirikare benshi, nta basivile barimo, nta basirikare benshi batojwe bakoreye amafunzo intasho. Baba mu nkambi bagiye bamwe babafata, bamwe bandi bakabavana mu giturage yo ngiyo bahita babaha ubuhungiro. Niyo mpamvu zasanga henshi buzuye ugasanga bari kurwanya uwo ari we wese w'umunyarwanda uvuga nabi u Rwanda, ariko n'abasirikari ni benshi. Hano hari igihe hano twagiye hano muri Afrika, hari habaye inama mu kwezi ngira kwa 8 ku mwaka ushize, nahabonye abasirikari barenga igihumbi twabanye Kanombe Mbazi, barenga igihumbi. Nkabaza si mwebwe ko bahamagaye impunzi z'abanyarwanda ko mutari muri twebwe? Avuga ngo we ntabyuzi, wowe ngo uri hahandi, twe turabakongomani. Uri umukongomani gutuvuka ngaho ngira ahantu uvuka ngo shango byihoreye ngo byo ni byabo. Ni benshi abasirikari igihumbi yo kuvuga ko mu by'ukuri mw'ibi bihugu nka za Amerika n'Uburayi bose baza baturutse mu nkambi zo mu Rwanda. Nyinshi ziriyo, hari ziri Byumba, hari ziri ku Kibuye na hehe, ndetse n'iziri muri Uganda. Twavuga ko kuko abenshi ababa ari abasirikare. Ariko se nkawe wabaye umusirikari ukaba uzi n'ibyerekeranye n'ubutasi, mu by'ukuri ubwo iyo baje baba bafite ubutumwa bumeze bute? Misiyo yabo ni iyi? Misiyo yabo aba ari kwica impunzi hanze, cyane cyane abari muri opposition. Ni wicecekera ntugire icyo uvuga ntacyo bazagutwara, ariko ntugire icyo uvuga ugomba kwicwa. Kandi hano benshi babahinduriye bakongomani kandi ari abanyarwanda. Benshi n'abari kuza ubu ngubu barabahinduye kuba babaha amakarita y'abakongomani kandi ari abanyarwanda. Rero misiyo yabo ni ukwica. Kapiteni Benjamin, urakoze rwose kuko ayo makuru twajyaga tuyatanga abantu ntibabyemere. Impamvu nari nkobajije icyo kibazo nuko nge nkunze guhura nabo kenshi cyane, kandi urabizi ko ngewe ntabwo njya umunwa, ngewe tujya duhora tukahangana. Nkabona rwose koko batsimbaraye ku icyo kintu cyo gutsindagira amatwara ya FPR. Ariko noneho nkababaza nti ko mwebwe muvuga ko muri abanyekongo, ibibazo by'u Rwanda mubyivangamo gute?
bakambwira ngo intera hamwe ngo niko mwabaye ngo muratwanga ngo mwaje ngo kutwicira ngo mu gihugu cyacu ngo none dore natwe ubwo nagiye mbyibaza kenshi ariko amakuru nkasa nk'uyabona nta gihamya mfite, ariko urakoze ko uyu munsi noneho gihamya kibonetse, nkaba naboneraho kubwira abantu bari mu bihugu nka Amerika cyangwa aho mu Burayi bakunze kubona izo mpunzi ziva mu Rwanda zitwa Abanyekongo cyangwa mu Bugande, mujye mwitonda mushishoze, ntabwo mvuze ko ari zose, ariko harimo benshi cyane b'abasirikare b'intasi zo muri FPR baba baraje gukora ubwicanyi nk'uko ngewe nashoboye kwivuganira nabo, bamwe nkanabatahura, hari nabo nagiye numva baganira hagati yabo, ariko batazi ko ngewe nshobora kuba ndi kumva ibyo bavuga, kuko akenshi aho nabaga ndi mu kazi nakunda kuba ndi kwivugirira ingara, bakabazi ko ndi umunyekongo, nagiye mbatahura gutyo, ariko aya makuru ntabwo nashobora kuyavuga ngo yemerwe. Nkawe rero iyo ushyizeho ibisobanuro nk'ibyo ngibyo, ni ibintu bigaragara kugira ngo n'abandi bashike amakenga bari bafite bamenye ko abafite ishingiro. Urakoze. Tarisisi rero wenda mbere yuko unarangiza icyo gitekerezo, ndagira ngo nkubwire ko abantu benshi bari no muri ibi bice baje ari abasirikari, barazwi, abantu barabazi, n'ibyo bakora bimwe byinshi birazwi. Wa mugani hari ukuntu umuntu yaza agashidikanya avuga ati wasanga wenda bababeshera, ariko kapiteni arabikonfirimye, arabyemeje, ndumva nta gushidikanya, gusa ntekereza ko hari uburyo bakora, hari n'abantu bicwa tuzi, n'imigambi myinshi yabo irazwi. Ntekereza ko rero uburyo bwiza no kubamenya, ariko gutekeranya bikaba bivuyemo. Ubwo kapiteni nanjye reka mushimire ko ibyo bintu bishyizeho urumuri, ahubwo niba hari n'abuzi bagiye muri ibyo bihugu bitandukanye, nyine ni ukubwira Abanyarwanda, kuko ntekereza ko ubuhamya bwawe ari ukugira ngo Abanyarwanda barusheho kumvikana, barusheho gushyira hamwe, ariko noneho ntabwo bashobora gushyira hamwe kandi harimo kidobya, harimo babandi bakomeza kuzamura impaka no gushaka kubuza abandi, kuvutsa abandi ubuzima. Kuko urabona nk'ubu ngubu hari akanya wenda nakongeraho tusoza, ubu ngubu impunzi yiva nk'ubu ngubu yikaba impunzi y'umunyarwanda hano muri Afurika, nanze kuvuga igihugu mperereyemo, ariko impunzi ziza zisanga hano mu gihugu ndumva bwana Tarisisi, ndumva connection internet itangiye kumutenguha. Ashobora kuba agize akabazo ka internet cyangwa k'umuriro, ariko harageze ku bintu byiza cyane, kuko haragiye gutanga ubutumwa, tugize amahirwe byakunda yenda kongera akagaruka, ariko aramutse atagarutse twazabikomerezaho mu kindi kiganiro, kuko ndagira ngo aha hantu rwose bwana Bonera, aha hantu uhatsindagira uhibuke cyane, kugira ngo ejo tuzahagarukeho mu kiganiro, kuko ni byiza ko Abanyarwanda bari mu gihugu cya Amerika cyangwa bari muri Canada bamenya ko izo mpunzi bari kumwe zitwa Abanyekongo zaturutse mu Rwanda n'izaturutse i Bugande, harimo abasirikari ba FPR. Bajye rero bitonda, yenda hari tuzagerageza tumenye bamwe, nidushobora kumenya ababanye na kapiteni, hari abo dushobora kuzabona hafi yacu. Ubwo ndumva turamutse tugize amahirwe yo kugira abo tumenya, icyo twakora natwe turakizi, kuko ntabwo natwe umutekano wacu dushobora kwemera ko uhungabana, kandi tuzi abawuhungabanya. Nuko bwana Tarisisi rero reka noneho tureke dusubikira ahangaha, ndumva umuriro ugomba kumutengushya, cyangwa se wa mugani internet. Dushimira abadukurikiye n'abakurikiye kino kiganiro, kandi tunashimira kapiteni Makanzu
wiyemeje gushyira ukuri ahagaragara kugira ngo nk'ibi ngibi nyine wa mugani abantu iyo ivuze hari abatekereza ngo ni urubwa, ni ukuharabika, ni inzangano, kandi mu by'ukuri tuzi ko hari abantu turabana nabo, turabazi, tuzi ko hari abafite iyo migambi, ariko natwe ntabwo amaso afunze, amaso arafunguye, kandi hari igihe bazabikinisha bakazibona nyine. Ntabwo ushobora kuba uzi ko ugeraniwe uri mwa bino bihugu upfe kwicara gutyo gusa, kuko dufite ibihugu bifite bazi ikintu cya renseignement, bazi gushaka amakuru. Akenshi ntabwo rero ushobora gupfa kwicara, ugomba kuba uzi neza ko niba bagukikije bakugenda runono, ugomba kuba uzi neza yuko ugomba kubibwira abashinzwe ako kazi kandi bakabikurikirana. Bwana Tarisisi rero ntekereza ko nta burangare bugomba kubamo, kuko hari n'abahaguruka baje muri misiyo bafite izo gahunda, bakaza bazi ko tutabizi, ariko tunarabakira tukaganira, gusa dutegereje ko imigambi yabo igihe bazatangira kubishyira mu bikorwa cyangwa bazashaka kubigerageza, bazabona ko hano igihugu cya Amerika ntabwo gihwanye n'u Rwanda. Bwana Tarisisi, niba hari icyo ufite cyo kubwira abadukurikiye tugasoza, waba ugize neza. Urakoze Bwana Bonheur, ndagira ngo mbwire abadukurikiye, abatwumva ko rwose iki kiganiro cyane cyane abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ko iki kiganiro dukoze uyu munsi kibafitiye akamaro, kuko uyu twaganiraga ni umunyekongo wo mu bwoko bw'abatutsi uvuka hariya Kicanga, akaba rwose amakuru ari gutanga ari amakuru yahagazeho. Kiriya gisirikare yakibayemo, ni kapiteni muri kiriya gisirikare, akaba yakoreshejwe mu buryo bwo kugira nashaka kugira ngo nagira ngo impunzi ziri hanze i Burayi na hano muri Afurika ko bitondera abangaba baje b'impunzi bita ko ari impunzi z'abakongomani, kuko baje kubica, baje kubahitana. Wenda ashobora we kutabikora, ariko agakoresha abandi basanzwe b'abanyagihugu aho ngaho, na niko misiyo ikorwa. Rero ndahamagarira impunzi ko bagomba gukora iki, kwitondera abangaba baza bita impunzi z'abakongomani. Istoshe leta y'u Rwanda yashyizeho ibuzi ibi bihugu byose uwitwa ko ari impunzi y'umunyarwanda ntibabishaka, ntibashaka kuguha icyangombwa, ariko bateye ko impunzi ziyita abakongomani bahita babakorera vuba, nta nubwo batinda hano muri Afurika. Niba nahuye n'abasirikari 1000 nzi twabanye mu kigo, mu bigo, twakoranye ama operation muri Congo, bavuka i Burundi, bavuka mu Bugande, bavuka mu Rwanda, bakiyita impunzi z'abakongomani, zuzuyongi. Nababwiye umwe uwo ngo nabyire kwanza, mugenzi Andro yayoboye ibitero byinshi mu kwica impunzi za Bukavu, akomereza mpaka Karemi. Mugenzi Andro kandi yitwa ko ari impunzi y'umukongomani, yabonye kapitene muri 1993, nibwo yabonye kapitene mu Nkotanyi. None se uwo ngo wabaye umukongomani gute? Rero abantu mubitondere, utazabitondere bikamubaho, ntazavuge ko Kapiteni Makanzu ntamuburiye. Ariko numva nasoreza aho ngaho, ariko uwumva yumvise. Murakoze cyane Bwana Kapiteni Makanzu, ubwo ubutumwa bwumvikanye kandi buratambutse. Ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mwongeye kuduha,
kandi nshimira n'abazadukurikira. Bwana Tarisisi, ndagira ngo usezere kuri Kapiteni Makanzu kandi usezere no ku bakunzi ba Bonheur TV ndetse na Nanze Konari. Urakoze Bwana Bonheur, reka nshimire umutumirwa wacu, ariko ngire ikintu cyo kugorora kuri message kapiteni atanze, hatagira abazayumva nabi. Ntabwo Kapiteni Makanzu avuze ko abaza abanyekongo b'impunzi baza hano bose baza ari abanyarwanda baje muri misiyo, ariko harimo benshi bazamo. Byumvikane rero neza ko atavuze ko ari abaza bose baba ari abanyarwanda, ariko tuzi ko hoherezwamo benshi b'abanyarwanda bakaza biyise abanyekongo, kandi koko twagerageje kubicukumbura twarabatahuye. Ubwo rero impunzi y'umunyarwanda cyangwa undi wese w'umunyakongo waba atavuga rumwe na Kigali aho ari, agombe amenye uburyo agomba kubyitwaramo, kuko batwoherejemo abagizi ba nabi. Byanze bikunze ni ukuvuga ko uzamenyekana, birumvikana ko dufite natwe uko tuzamuripotinga kugira ngo abe yakurikiranwa n'amategeko. Ariko nk'abanshimiye rwose Bwana Kapiteni, kuko ibiganiro twagiranye n'ibyo dukomeje kugirana, uri gutanga ubuhamya kandi bushobora gukiza abantu benshi cyane. N'ubuzima bw'abantu rwose uri gukiza, kandi nizere ko abazumva bino biganiro bazagerageza byibura gukiza ubugingo bwabo, bitazaba bya bindi ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Ubwo rero uzasuzugura amakuru, ubwo ni akazi kiwe. Urakoze rero Bwana Kapiteni, kandi ndizera ko tuzakomeza kugirana ibiganiro. Iki kiganiro atari cyo cya nyuma. Nkaba nagushimira uyu mwanya tugiranye, ugire ibihe byiza. Ndagushimiye Bwana Tarisisi na Bwana Bonheur, ndabashimiye cyane n'ukuri. Imana ibahe umugisha, kuko namwe mukomeje gushyiraho umusanzu ukomeye wo gukangurira abanyarwanda kugira ngo bakomeze birinde. Urakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Sawa, mugire ibihe byiza. hataba abagome nihaba urugomo, ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari. Numvise ku isi muyizenguruka, muturangire rwose tugeyo. Aho hantu hatuwe n'abareshya, nihaba abakire banga abakene, nihaba abanyoni nihaba ikinyoma, harangwa n'ubwiza bwiza gusa, muturangire rwose tugeyo. Aho hantu inyamaswa zumvira abantu, hari ibiti bitoshye hakaba uturabyo, akazuba gake n'akayaga gake, nimundangire rwose ndababajije, aho hantu ni hehe bagenzi? Aho hantu bavuga ururimi rumwe, ntibavanguramo ko bafite ubumwe, ntihabe ruswa nta kimenyane, aho hantu ni hehe ndababajije, muturangire rwose tugeyo. ahahora amahoro hagahora ubumwe, izuba ryarasa bakaryota kimwe, aho heza haganja beza gusa, aho hantu ni hehe ndababajije, muturangire rwose tugeyo.
numvise ko mwagenza Amerika, numvise ko Aziya muyizenguruka, Uburaya ni nkaho mvugiye aha, Australia naho munyarukirayo, Afurika ni nziza ibyo turabibona, ariko se ni hehe hazima, nimundangire rwose bagenzi.